siko nta vibe umufite bimeze bite habaye iki niki cyabaye nkunda pateri sana ariko karirimba nimukaje munyinisha nge niriri byana yasha amanota ntagwamo reba n'icyana cyagusetse najye guhinga nox ngo kiri gute fresh ndashimara mwana yawe ni gucika gusa uragira ute ndashimara arashimana mwana ndashimara si kinyarwanda si byumvikana nge banyita urubavu ruba ruri hagati bagwita ngo iki rero bagita ngo harya umugabo abagabo barivuga ariko abagore si bivuga ase wareka patera kamvuga si wumva uwo niwe shira ubundi w'imyaka yose gukobivuke twakiriye Jane photography kutoka uba photography ariko pato ufite impano yo gukundana n'abafotografe kazi twasanze abafotography bafite b'abakobwa badafite sixième sens Sixième badafite sixième sens ibyo ni nk'iyerekwa kandi ngo sixième sixième sens bishatse kuvuga iki bafite ubwenge buke kandi bafotora bareba n'imbere bareba muri ntago ari bose ariko ntago ari bose muri abo kandi si abahuye nabo badafite ubwenge bishatse kuvuga ko nta bwenge mfite oya urabo ufite pe ariko harabo nzi w'umufotografa example se wavugira hejuru niki kimaze iminsi kiri trend man twigendere yandirimbo yande ya mano cyashya cyangwa ndamutekereza imwe ari kumwe na Fireman cyashya sifa we sifa sinjyanye niko bayita sibyanjye ibyo kuzana amasifa ese kari umushi crash ubivuze ko yitwa ni crash we niwe bivuze ni utagira ubwenge sifa ni crash wawe shankura abana babi jana nago oya tubwire sifa ni crash wawe mbebukije indirimbo mubazuri uririmbye ngo sifa muri se savuzi ya yamana nyine sifa ni crash ese siyo yitwaye sifa mu muzeo basanze atari ibyawe patera afite depression man depression ni siyo mpamvu ngiye mba nabazanye undi umujeni mu photographe wasimbuje undi oya inshuti yanjye njye ndetse ya pateri pe njye inshuti yanjye ariko nox twigire biri kwitrendingira twiganirire wanyu ngurize ko trading twiganirire turebe ibyari ariko ni inshuti yiwe inshuti yanjye murakoze message yatambaye barakorana mu turimo tugiye dusanzwe no turimo tw'amaboko ariko ngo muri iyi minsi ngo abagabo basigaye bazira umunwa abagore bakazira ibikorwa oya ariko ntabwo njyaho bakazira icupa abagabo bakazira umuntu bakavuzira umunwa abagabo bazira umunwa abagore bakazira icupa hari abazira icupa harawe rwari inyweye yani bazira icupa ritarimo ikintu urumva byose ni icupa ubundi bahurira ku icupa abagore bahurira ku icupa icyambere cyo nuko byose ari icupa ujya unywa Heineken oya njye ntabwo njya nywa alcohol nta kintu njya nywa ukoresha fanta unywa fanta nako nkoresha unywa fanta njyewe nywa ibintu bitararuka ariko hari n'amazi unywa fanta ukoresha fanta unywa fanta njyewe nywa ibintu bitararuka nisi fanta nyine urayikoresha nyine niyo ukoresha nkoresha mu bijyanye nyine iyo ufite icyaka none se tuvugisha kuri je iyo ugiye muri butike ukaka fanta uvuga ngo iki mvuga ngo iki mu bijyanye n'iki nyine icyo kunywa ugiye kwa ase koko mumbwije ukuri pateri reka turi umuntu umamagaye mva hagiye bakubwira ngo mu mpiyo mu icupa bagutuguye mu icupa cyangwa mu plastique kuko ziratandukanye ngiye nkunde muri plastique si byo se nyine nicyo natwe twabaza no muri byo byose ni icupa ubwo nibyo
byitwa ko ari mwicu. Okay, Prophet Joshua hano koko. Wiyakira fanta yo mu icupa. Naka uya njye nkundiye muri plastique nyine wenda hari igihe nyaka kuko mba nzi ko ndayigendana mu ntoki kandi icupa ntabwo nayigendana mu ntoki. Plastique yose iba si icupa. Za fanta ziba ziri mu icupa. Plastique n'icupa biratandukanye. Ubundi icyo bihuriramo ni icupa. Icyo bihuramo ni fanta. Nicyo kunywa. Mbese fanta. Ariko yose ni amaviri. Abagore basigaye banywa kuturusha. Gute? Karibu niba tunywa kubarusha nitwe dukora cyane. Nk'urugero kamwereka nk'urugero ruzima nk'ukuntu abagore musigaye munywa kuturusha. Asepate wavuze ijwi manzi. Ibanga nzovu nagatera imbere. Kubera ngo mama queen. Hano mama queen ariko baratandukanye. Barasaza. Mama queen ndagiye kumva numva aramuhamagara aramubwira ngo none se umuntu wo kabari bari ngo none se mama queen ngo ko amaze kunywa byere. Ngo kamaze kunywa byere 5 ngurishyura. Abagabo ariko twaragu angoye byere 5. Undi nawe ati simugura iskoro nini nkasiga nishyuye nini. Ubu ngubu dusigaye twicara mu bajama namwe mukamura hamagaye ati umva mwe yatanu kabisa yishyura. None se ngubaze pati. None ureba usigaye munywa ibiyobyabwenge mukabakoresha ibintu bitagakwiriye gukorwa abantu b'abakobwa bazima. Abantu b'abakobwa bazima. None kamubaze ngiye ikibazo cy'inzobere. Wowe nyine urebye. Ukareba nyine imyitwarire y'abakobwa b'iki gihe ari biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Ibyo tubamaze ku njye ku giti cyanjye nibyo ngibyo ntabwo mba nzaho biva naho bijya. Rero njyewe ibyo bintu simbizi. Ntabyobuze. Ntabyo nzi. Turi kuvuga ibiboro, ntabwo nese ibiboro wabonye byatraininze. Ntabyo nzi. Utaranabyumva. Narabyumvisha ariko ntabyo nzi. Niba ari byo ikigaragara ko ushobora kuba warabyumvise cyangwa ari cyo ubiziho. Nuko babikubwira ukabihakana utaranabyumva. Ntabwo mbageneye no kubyumva noneho no kugira mbabwize. Mwarasebye pe. Twasebye se gute? Wasebye arahari ariko bivuga ngo twarasebye. Nese ko runaka tazari. Bate wamumpereye hedi. Kuki Hedi ni ibiki? Dusobanure hedi ni ibiki? Ntese ko nabyumvise babivuga ngo amuha hedi. Wanze yari izakwa kundi intama zikubitana imitwe. Bagasekurana imitwe. Kumwene zipfundana. Iyo batanga. Kwa yamuhaye hedi. Ngo kuriya intama nturabona utuvideo kuri IG intama isubira inyuma igasubira inyuma ikahita yakse ikahita igenda igakubita umutwe w'umuntu akatagwa hasi ibimuhaye ariko ndamboni ihene arukuri inka yo ikubitishiramo ihembe agiye utwenda twose ihita tuzamuka ariko mungani iwe ihene igenda gutya ngoje karame mwari mumeze neza mva ngiye meze neza ndashima Imana. None se mu buzima busanzwe ntago wenda bakubajije byinshi ngiye nifitiye amatsiko nyine iyo ari byo bavuze by'ufotographe ubikora. Urabikora koko nyine nabajije. Yego ndabikora cyane. Sangiza abadukurikiye nyine umwuga. Mwuga ukora. Ukora ute ukorera he? Siko itari recorded. Mwana mwanjanye muri story ntabwo yari recorded. Wacagiye sugira? Babu wajyureka koko. Nukuri kw'Imana. Shambe hagurutsemo nanjye pe. Ko mwarakaye wose. Ndava mu zapate. Cyo gusanga iri gufata. Aya. Iri gufata ureba ibintu ari usinaguri kumureba. Uyu nguyu woramo. Ngibisusu. Ase babu. Ibisusu yewe iyo ndirimbo ni yande. Ubonye ikinyashi. Double J n'abandi bantu. Double J ngibisusu. Umwana ni isusu. Ariko mana ari umuntu reka tutere story basi. Ari umuntu waho ubukwe kabisa na kuna photographe babazenguruka bafoto. Sibyo tuvugisha kuri pe.
ugafata nka cya jeni n'aya mabuno ewana n'ubwiza gihagaze ukavuga ati iki cyana ngewe ngiye kugiha akazi walayi gikubitemo ikintu cyadaje kijye kizenguruka muri bino bisaza ari bisaza kigabo bijya kivuga ijambo aturu Rwanda ariko narwo ni neza unari ibijama biba byamubariye mu bukwe nabyo bivuga tamba mbere batari ukavuga hati mana we gashuba kimeze gute tuvugisha ukuri ubu iyo wagiye gufotora nko mu bukwe koko bakakure ubu tuzashiduka n'abageni b'abandi waba twari oya pateri burakazi nakazi kandi ako kazi arasaba ako nakazi sibyo ako nakazi nose akazi karuta abantu batakureba oya bagomba kundeba nko rangi abase baba ntari mu kazi kwindukira akaboneza nyokaza nka ebesoso niririmbiraga wese muri ubwenge bwo kureba niririmbiraga ariko ari kureba aririmba nase ukikibutsa ibisusa kabyibutsa ari uko uhagurutse none se uko twari turi kuri photographe hari ubwo mwari mwayitangiranye ese ubundi uko muvuga ate nahaguruke tumuri ukuteye nukusa bijema kukesa fashion oya baravuza ngo ufite ufate ubwo waretse kutubeshya koko iyo ni mikorose bateri yari muri dushe ndabona ndi muri dushe ngemba nabaye banirusha ijwi Vestina na Dorcas uramuzanye ubwo nawe ugiye kuvuga ngo yashatse ari mutoya afite n'umugabo muruta umugabo utungana nako umwana atungana yarashatse umugabo wese ariko rukundo ntabwo rureba rega mwe nta mafaranga mu we nta mafaranga mu reka nkubwize ukuri pateri wowe ubu Jane azibonera ikigabo cyifitiye ibifaranga n'abageze ubwire kandi agifite aragifere kigira kabiri ngewe singuhize cyari we yigaragaza niba ari vuga we yigaragaza oya dore telefone yanjye singiriya niyohereze yigaragaze ntugasabirize nawe ntabwo nsabije kandi sheri wanjye sherewe ni kaje abere ko amafaranga oya ariko cyaba ikimenyetso nta kimenyetso afite amafaranga kigaragara ko akoresha amafaranga oya nuko nari kujya mbereka ko atari we niwe ubusheri wawe nyawe mubwiye ngo yohereza ahita yohereza ntabwo ahita yohereza abakobwa mu sheri wa nari kugira ngo ese uri kamuzi kuvuze ngo yohereze aramutse yohereje nubwo yakoreza igice cy'ijana yamusubiza ntabwo nawe nyakeneye yaba ari ikimenyetso akazi abakobwa twe turakora bebe ngiye mbwira nimero zawe mw'iryo jana ntabwo ndishaka rya pateri kuko nawe urakennye barakennye arakennye emera ko ukennye ndakennye of course rega Jane nta muntu wanze kukakenya ahubwo ikibazo ni ukubibutsanya hari akavideo nabonye umubebe ari kubwira ngo murakennye ngo abasore mana yanjye ngo murakennye ngo nta n'ijambo mufite ngo niba wumva udakennye ngo gura inkoko nona urumva wena kahenesi kakunanire wumva impamvu ibikobwa impamvu ze bidusuzugura bikajya kwikupita n'amavideo n'iki urumva nuko bivuga ati sinajya guha umuhungu ukennye kandi uzarebe n'abahungu baravuga ngo ntukarye icyana nta giceri ufite ese igiceri nicyo gikora akazi umva ye wamutegera ute wamurisha ute wamunywesha ute ngahema noneho nimba utasigaye agasabira mu kiganza igikombe kiri mu busaba uri gusaba bashyiremo mitsingi oya nta kindi yaravuze ngo ima nyine ngewe kabisa ndakennye nshiremo nka cya mitsingi hano ni inywere dore nimwe musige ntumva ko mukennye usaba na ka mitsingi abakobwa aribo bafite amafaranga iyo umukobwa yifata y'abandi akennye abantu bakereye iyo umuntu yakenaga umve kuri umuco waciye we wakize samari bateri yanze ko akennye ntabwo byanze urakennye vuga ngo winyibutsa ko nyenye nicyo ntabwo kimbabaje ndakennye 100%. Wowe ukize rero wowe ukize reka musabe wowe ukize ushaka iki pate ushaka iki jengo urakamitsingi mitsingi gaye bazurakennye
asaba n'akantu kamwe icyasi gatana ni Chelsea ijambo ni irya mbere ntacyo nakamena ko ndakemera oya basi sorry mu kanya baragutama umukire araka Chelsea yayimara oya n'iryo rimwe ntibari muhaye oya nera kanyamabwa nje turubanza neza abakene buri gihe barira bandi yabo ibitekereza ibiri hato ntabwo itekereza hatse kamwe bavuga ngo uraka kamwe ahita yaka ibyo atamara Chelsea gute nyina ko kamwe basi nabwo yangabure bakamera oya baze kuvuga ati tubiri turamanze wabyishe ewe ubura ni umugore wawe ikomereze nta kibazo abura ni umugore wese ariko pate hariho ikintu ngiye tutumvikanyeho ngo abasore ngo iki ngo ntimushoboye ivide ntirijya rigwa ntabwo rigwa wari wabona rigwa hasi niyo mpamvu nyine usanga abakobwa ntabwo bagutaho umwanya yawugutaho ariko kandi uyu nguyu ubona yishimye uburyo icyambere ivide kirabura kwicara ngo ijya kuba ivide ryabonye amafaranga wabona umufuka asi icyo gikombe uri gucurangira nde hano usibye kwanduranya kw'abakobwa urenza stati wenda urwana n'iki stati si umunota umwe oya barawongereye byari amasegonda 30 kandi nkawe legend niko byari bisanzwe bimeze none bashyize kuri 60 bashyize kuri 60 nabo baratuza tubwire sasa abakobwa nabo bagiye reka njye mbagira inama Patrick njye ugira inama nkawe cyane oya ntabwo njye ugira inama oya ndayikugira nayo yigira icara hasi ugira inama nayo nyeneye icara hasi Patrick ariko nawe urivuna nawe uri kwivuna abakene ntabwo bajya bumva na push pa byaramunaniye umukire aricara kumva kuko afite ibyo ahomba kikise ko n'abakire bo ntibacunga usiga mugira inama akahita gukubita umukire gutega amatwi akumva kuko abateka ko hari ibintu usigaye yizana ibitekerezo byinshi ubundi umukire ikisubiza guha atakubwira ngo nawe byaranze none turibaza akagutura nayo gutura ibindi ubu ngo usigaye uza kumugira inama akakubwira ikibazo kiri mu magana atanu hariya hantu ubu nka Bobo wamugiriye iyihe nama ni ukwita kurya CEO uramubwira ngo nditinga gutya atakubwira ati wowe waranasaza ubwo nakono kana muri comment ubwo muba muri gutuma ngo mwakoze uza gufasha ahita kubroka akahita siba n'ibintu byawe akahita yangaje n'abandi bakozi none boragira inama umukire ngewe nta sano ufite sibyo sorry Patrick akamitsingira kabuye rose wihagararaho nka push akagarya akagabo katihagazeho ni karongora inkomesha uri kumwemeza ako cyafatira ubundi migani cyayi ubundi patera imbere ubundi patera ni kanyarwanda mazi araza kubweka ikiganiro muri kugitobye ari no kugikora nabi n'indahita mbyuka hagire se dukomere